Nongeye kubasuhuza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, ngo ubuntu n'amahoro bigure muri mwe mubiheshwa no kumenya Imana na Yesu Umwami wacu. Tugiye gukomereza aho twari tugeze ejo. Muribuka ko ejo twari twaragiye mu Itangiriro igice cyaho cya mbere ku murongo wa mbere, none ubu ngubu tugiye gukomerezaho uwo murongo, dukomeze tumanuke hepfo mpaka turangije igice cyaho cya mbere cyose. Sinigeze mbona yamunze urukundo ruhebuje, yemeye gutanga ubugingo bwe ngo mbone agakiza. Uwo ni Yesu nshuti idahemuka, intwari ku rugamba yaranesheje. Sinzibagirwa ineza yangiriye, naruwo gupfa mu bugingo buhoraho. Nimutyo dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, abana bawe tuje imbere yawe tugushima kandi tuguhimbaza. Tugushimiye cyane ubuntu bwawe neza yawe idahwema kubana natwe uko bwije n'uko bukeye. None turakuraritse ngo uzubane natwe mu ijambo ryawe muri kano kanya. Umwuka wera atuyobore, ikirutaho buri wese werekeze intekerezo ze kuri wowe, kandi twongere imbaraga zo kurushaho gukunda no kugukorera mu izina rya Yesu. Amen. Intwari ziba nyinshi muri iyi si, ariko nawe nabonye uhwanye nawe. Inshuti ziba nyinshi muri iyi si, ariko nawe nabonye unkunda nkawe. Uwo ni Yesu nshuti idahemuka, intwari ku rugamba yaranesheje. Sinzibagirwa ineza yangiriye, naruwo gupfa mu bugingo buhoraho. Mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Isi yari itagira ishusho, yariho ubusabusa, umwijima wari hejuru y'umuhengeri, maze umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi. Imana iravuga iti habeho umucyo. Umucyo ubaho. Imana ibona umucyo ko ari mwiza. Imana itandukanya umucyo n'umwijima. Imana yita umucyo amanywa, umwijima iwita ijoro. Buragoroba buracya, uwo ni umunsi wa mbere. Ku munsi wa kabiri Imana iravuga iti habeho isanzure hagati y'amazi rigabanya amazi n'andi mazi. Imana irema iryo sanzure, igabanya amazi yo munsi y'isanzure nayo hejuru yaryo. Imana ita iryo sanzure ijuru. Ku munsi wa gatatu Imana iravuga iti amazi yo munsi y'ijuru ateranire hamwe, ahumutse haboneke. Biba bityo. Imana yita ahumutse ubutaka, iteraniro ry'amazi ryita inyanja. Imana ibona ko ari byiza. Imana iravuga iti ubutaka bumeze ubwatsi n'ibimera byose byerere imbuto ku butaka, n'ibiti byere imbuto ku butaka zirimo utubuto twabyo. Igiti cyose cyera imbuto zikwira ubwoko bwacyo. Imana ibona ko ari byiza. Ku munsi wa kane Imana iravuga iti
mu isanzure ry'ijuru habemo ibiva bitandukanye amanywa n'ijoro. Imana irema ibiva bibiri binini, izuba ryo gutegeka amanywa n'ukwezi ko gutegeka ijoro, irema n'inyenyeri zo mu isanzure. Imana ibona ko ari byiza. Ku munsi wa gatanu Imana iravuga iti amazi yuzuremo ibyigenza byinshi cyane bifite ubugingo, kandi inyoni zo n'ibisiga biguruke mu isanzure ry'ijuru. Imana irema ibifi binini byo mu nyanja n'ibindi bintu byose byigenza bifite ubugingo. Buragoroba buracya, uwo ni umunsi wa gatanu. Imana iravuga iti isi izane ibifite ubugingo, amatungo n'ibikururuka nk'uko amoko yabyo ari, n'inyamaswa zo mu isi nk'uko amoko yazo ari. Biba bityo, Imana ibona ko ari byiza. Imana iravuga iti turimo umuntu agira ishusho yacu ase natwe, batware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo y'isi yose n'igikururuka hasi cyose. Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho y'Imana niko yamuremye, umugabo n'umugore niko yabaremye. Imana ibaha umugisha, buragoroba buracya, uwo ni umunsi wa gatandatu. Ku munsi wa karindwi Imana yasoje imirimo yayo, ku munsi wa karindwi iraruhuka. Ejo twari twarebeye hamwe umurongo uvuga ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Twari twabisesenguye bihagije, noneho tugiye kureba ku gasuri kavuga ngo Imana yaremye isi. Imana imaze kurema ijuru, yahise ikurikizaho kurema isi. Isi yaremwe nyuma y'uko ijuru riremwa. Data na Mwana bahise baboneraho gusohoza umurimo bari barateganyije kuva kera wo kurema isi. Isi yavuye mu biganza by'Umuremyi ari nziza bitangaje. Hariho imisozi myiza n'udusozi, imigezi n'ibiyaga. Isi ntabwo yari ifite ibishanga bicuramye cyane, kandi imisozi ntabwo yari ihanamye cyane nk'uko iy'ubu imeze, ahubwo yari itunganye, imeze neza mu miterere. Ibitare n'amabuye ntibyagaragaraga, ahubwo ahantu hose hari haringaniye. Amazi yahoraga atemba, imisozi miremire n'udusozi n'ibibaya byiza byari bikikijwe n'ibimera n'indabo nziza. Ibiti byari birebire bikungahaye ku mbuto, bibyibushye ari binini kandi ari byiza kuruta ibiriho muri iki gihe. Umwuka wari mwiza, isi yose yari imeze nk'ingoro nziza. Abamarayika bazaga kuyisura bakishimira imirimo myiza itangaje y'Imana. Biboneka mu gitabo cy'umwuka w'ubuhanuzi, volume ya mbere, paje 24. Uwiteka niwe wayishimangiye, yashyizeho imfatiro z'isi kugira ngo itanyeganyega iteka. Biboneka muri Zaburi 104 umurongo wa 5. Kandi ku murongo wa 2 w'igitabo cy'Itangiriro cyaho cya mbere haravuga ngo isi yari itagira ishusho, yariho ubusabusa, umwijima wari hejuru y'umuhengeri, maze umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi. Isi yari itagira ishusho, yariho ubusabusa. Igihe Imana yashinga imfatiro z'isi, igihe yashyiragaho urugero rwayo, kandi ubwo imfatiro zayo zashingwaga nk'uko tubona muri Yobu 38:2 kugeza ku wa 6, isi ntiyagiraga ishusho kandi yariho ubusabusa. Igihe ibiremwa byari bitarabaho, isi yariho ubusabusa ndetse na shusho yagiraga. Igihe Uwiteka Imana yugariraga amarembo y'inyanja, ubwo yahaga isi ibicuho, umwambaro n'umwijima w'icuraburindi ukayibera ingobyi, Umuremyi akayiha itegeko kandi akayishyiraho imyugariro n'amarembo, maze akavuga ati garukira ntuharenge, aho niho imiraba yawe y'ubwibone izagarukira, nk'uko biri muri Yobu 38:8 kugeza ku wa 11. Icyo gihe isi ntiyagiraga ishusho. Kutagira ishusho mu by'umwuka muri iki gihe, igihe cyose umuntu atarakira agakiza, nta shusho aba afite imbere y'Imana. Ubwo twese twaba tukiri abanyabyaha, twese twabaye intama zizimiye, twese twabaye intatane, nk'uko biri muri Yesaya 53:6. Mu kugana Yesu, paje ya 7 aravuga ngo kubaho tudafite ishusho mu by'umwuka
birababaje, dore aho umuntu yamariye gucumura ntiyarakinezezwa n'ibyera, niko gushaka uko yakwihisha Imana. N'ubu niko bikimeze ku muntu utarabyawe bwa kabiri. Ntabasha gushyira hamwe n'Imana kandi ntiyishimira kubana nayo. Bivugwa na Yesu paji yawe ya 7. Muramenya muri mwe, ntakagire umuntu wishimira gukomeza kubaho adafite ishusho y'Imana mu by'umwuka. Nk'uko tubisoma mu Baheburayo ahagira hati, kandi hatabaho umusambanyi cyangwa ikirenze by'Imana nka Esawu waguranye umurage w'umwana w'imfura igaburo rimwe, kuko muzi yuko hanyuma ubwo ashaka kuragwa umugisha atemerewe, kuko atabonye ko yihana nubwo abishakaga cyane arira. Biri mu Baheburayo igice cya 12 ku murongo wa 16 na 17. Nyamara muri uwo murongo wa 2 aho Itangiriro igice cyaho cya 1, nanone haravuga ngo umwijima uri hejuru y'imihengeri. Igihe Imana yaremaga isi, yugariye amarembo y'inyanja, maze ishinga imfatiro zayo ndetse ishyiraho ibuye ryo ku mfuruka. Icyo gihe nibwo Uwiteka yahaye ibicuho umwambaro, n'umwijima w'icuraburindi ukayibera ingobyi. Twabisomye muri Yobu 38 umurongo 8 kugeza ku wa 9. Icyo gihe umwijima wari hejuru y'imihengeri, kandi umwijima wari utwikiriye amazi. No muri iki gihe niko bimeze, umwijima by'umwuka ugose abatuye isi. Muri iki gihe umwijima w'icuraburindi uganje mu isi hose, abantu ntibacyubaha Imana, umuntu wese akora ibyo yishakiye. Mbese mu minsi ya Nowa byari bimeze bite? Bibiliya iravuga iti mu Itangiriro igice cya 6 ku murongo wa 5 ngo, kandi Uwiteka abona ko ingeso z'abantu zari mbi cyane mu isi, kandi ko kwibwira kose ko imitima yabo itekereza ari kubi gusa iteka ryose. Abari batuye mu isi mu gihe cya Nowa bari barateye umugongo Yehova, maze banga gukora ibigendanye n'ubushake bwe, kandi bakurikizaga imitima yabo yibwira. Ibyaha byabo nibyo byatumye barimbuka. N'uyu munsi abatuye isi bagendera mu nzira zimeze nk'izo. Mu gitabo cyitwa Ubifuzwa ibihe byose paji 430 haravuga hati, nta bimenyetso biboneka mu isi byerekana ubwiza n'icyubahiro tuzagira mu gihe cy'imyaka 1000 mu ijuru. Abagomera amategeko y'Imana bujuje isi gukiranirwa kwabo, bahora mu mikino y'urusimbi, kujya impaka, ingeso mbi zo kwishimisha, ubusinzi. Ibyo byose byazanye ku isi ubugizi bwa nabi. Nanone mu kinyamakuru cyitwa Bible Training School kuwa mbere Kamena mu 1902 haravugira hati, muri iki gihe buri mukristo wese ari kugendera mu byo yishakiye, nyamara iki si igihe cyo gupfusha ubusa. Urubanza rw'Imana ruri ku batuye isi, benshi bazatungurwa. Ubwato bwuzuye abantu bugiye kurohama, kandi ababurimo bagiye kurimbuka. Icyakora hari bamwe bazarokoka ngo babe abahamya kuri ba bandi bashayishije. Ubusinzi, urusimbi, ubugome, ingeso mbi muri byose n'ibindi nibyo byiganje. Dukwiriye kuba maso, nicyo Umukiza dusaba, kuko ari bugufi kugaruka. Ariko ikibabaje nuko agiye gusanga benshi basinzirijwe n'inzozi z'imishinga y'isi, bahugijwe n'ibidafite umumaro. Kandi muri uwo murongo wa 2 twasomyemo ngo, maze umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi. Umwuka w'Imana uvugwa aha muri uyu murongo ni umwuka wera. Umwuka wera wa gatatu mu bumana nawe yagize uruhare mu irema, kandi umwuka wera ni Imana. Ibyanditswe byera bifata umwuka wera nk'Imana. Petero yabwiye Ananiya ko igihe yabeshyaga umwuka wera atari abeshya abantu, ahubwo ko yabeshya Imana. Tubisoma byakozwe n'intumwa igice cya 5 ku murongo wa 3 n'uwa 4. Umwuka wera ni ubugingo, biboneka mu Baroma 8:2. Ni ukuri, Yohana 16:13. Kandi hari ubwo Bibiliya imuvuga mu mvugo zitandukanye, urukundo rw'Umukiza n'umwuka wera w'Imana. Mu Efeso 4:30 yagendagendaga hejuru y'amazi. Umwuka wera niwe wagendagendaga hejuru y'amazi. Kugendagenda hejuru y'amazi bishushanya intangiriro y'ubuzima. Nyamara mu buhanuzi dusanzwe tuzi ko amazi agereranya abantu benshi, bityo kuba mwuka wera agendagenda hejuru y'amazi bigereranya kuba
mu bantu k'umwuka wera. Bwa mbere umwuka wera ahumekeye mu banditsi ba Bibiliya, tubisoma mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero cyaho cya mbere ku murongo wa 21, maze bashobora kwandika ibyanditswe byera. Kandi n'ubu umwuka wera arakora. Mu Itangiriro 6:3 aratwigisha, muri Luka 12 umurongo wa 12 atwemeza ibyaha, muri Yohana 16 ku murongo wa 8 ayobora itorero, ibyakozwe n'intumwa 13 umurongo wa 2 arafasha akanagoboka, mu Baroma 8:26 kandi akatweza, mu rwa mbere rwa Petero cya mbere ku murongo wa 21. None ubu umwuka wera aragendagenda mu batuye isi bose, ni ukuvuga ko buri wese umwuka wera amugeraho, akamwereka ibyaha bye, agatsinda umutima we, maze akamurehereza kwihana. Tubisoma mu Baroma cya kabiri ku murongo wa 4. Nyamara igihe cyo kugendererwa na mwuka wera ni icy'agaciro cyane ku mibereho y'umuntu. None bene data, dukeneye kubonezwa n'umwuka wera. Mu gitabo cyitwa umuhamagaro wacu ukomeye kuri paje 52, Irema aravuga ati, umutima w'umuntu ntuzigera ugira umunezero igihe cyose utazemera kuganduka ngo ubonezwe n'umwuka w'Imana. Umwuka atuma umutima wahindutse usa na Kristo wo cyitegerezo gihebuje. Kubw'iyo mbaraga y'icyitegerezo gihebuje, urwango umuntu yangaga Imana ruhindukamo kwizera n'urukundo, ubwibone bugasimbuzwa kwicisha bugufi. Umutima utahura ubwiza bw'ukuri, kandi Kristo aheshwa icyubahiro n'imico myiza itunganye. Kandi mu bakurambere n'abahanuzi, paje ya 421 haravuga ngo, nta cyifuzo na kimwe cya kamere yacu, nta n'ubushobozi bw'intekerezo zacu cyangwa iby'umutima wacu ubogamiraho bitagomba gukomeza kuba buri kanya munsi y'ubugenzuzi bw'umwuka w'Imana. Umwuka amurikira umwijima uturimo, akaduhugura mu bujiji bwacu, akadufasha mu ngwane zacu zose. Ariko umwuka wacu ukwiriye guhora ukurikira Imana ubudatezuka. Nitwemerera umwuka w'isi kugira ibyo udukorera, nituramuka nta nyota yo gusenga tugaragaje ngo dusabane n'utubereye isoko y'imbaraga n'ubwenge, umwuka wera ntazabana natwe. Biboneka mu gitabo cyitwa umuhamagaro wacu ukomeye, paje 154. Itangiriro cya mbere ku murongo wa 3 kugeza ku wa 5. Imana iravuga iti, habeho umucyo. Umucyo ubaho. Imana ibona umucyo ko ari mwiza. Imana itandukanya umucyo n'umwijima. Imana yita umucyo amanywa, naho umwijima iwita ijoro. Buragoroba buracya, uwo n'umunsi wa mbere. Mu kurema, Imana yakoresheje ijambo. Muri Zaburi 33 ku murongo wa 6 haravuga ngo, ijambo ry'Uwiteka ryo ryaremye ijuru, umwuka wo mu kanwa ke niwo waremye ingabo zo muri ryo zose. None ndi gute Imana yaremesheje ijambo ryayo? Ijambo ry'Uwiteka ryaremye ibintu byose, nta kindi kintu na kimwe gisanzwe kiriho yahereyeho. Mu Baheburayo 11 umurongo wa 3 harabihamya ngo, kwizera niko kutumenyesha yuko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana, nicyo cyatumye ibiboneka bitaremwa mu bigaragara, nk'uko tubisomye nyine mu Baheburayo 11 umurongo wa 3. Aya magambo ngo Imana iravuga iti, ahindura itegeko ry'Imana igikoresho cy'ibitangaza bikomeye byabaye mu minsi 6 y'irema. Itegeko ryose ryari ryifitemo imbaraga irema ishobora guhindura isi itagira ishusho kandi iriho ubusabusa igahinduka paradizo, kuko yavuze bikaba, yategeka bigakomera, nk'uko tubisoma muri Zaburi ya 33 ku murongo wa 9. Ni ukuri isi yaremwe n'ijambo ry'Imana, muri Zaburi 11 ku murongo wa 3. Nubwo hari aho bigaragara ko Imana yaremye ihereye ku bintu runaka, nko kuba Adamu n'inyamaswa barakuye mu gitaka, ngo tusoma mu Itangiriro cya kabiri ku murongo wa 7, wa 19 na 22, nyamara uko byari bimeze kose, Imana ni nayo yaremye n'ibyiheraho irema ibindi. Nuko Imana iravuga iti, habeho umucyo. Bibiliya ihamya ko kuva mbere hose isi yari igoswe n'umwijima w'icuraburindi. Tubisoma muri Yobu 38 ku murongo wa 9. Maze Imana iravuga iti, habeho umucyo, nuko umucyo ubaho. Imana itandukanya umucyo n'umwijima. Imana yaremye umucyo kugira ngo umurikire isi. Tubisoma muri Yobu 22 ku murongo wa 28. Umucyo ugereranya ibyiza, ibihe by'umunezero n'amahoro. Muri Yobu 29 ku murongo wa 24, 33 ku murongo wa 28. Kandi umucyo ugereranya imico myiza iranga kamere y'Imana. Muri Yobu 41 ku murongo wa 10 aravuga ngo, kwitsamura kwayo kuvamo umucyo, kandi amaso yayo ameze nko gutambika k'umuseke.
kandi muri Zaburi harahamya ngo hariho benshi babaza bati ninde uzatwereka ibitunezeza? Uwiteka tuvushirize umucyo mu maso hawe. Bamurebyeho bavirwa n'umucyo, mu maso habo ntihagira ipfunwe iteka. Muri Zaburi ya 4 ku murongo wa 7 ndetse na Zaburi ya 34 ku murongo wa 6. Umucyo ugereranya ubutumwa bwiza. Mu rwa kabiri rwa Korinto igice cya 4 ku murongo wa 6 Pawulo arandika ati Imana ategetse umucyo kuva uturutse mu mwijima niyo yaviriye mu mitima yacu kugira ngo imurikishe ubwenge bwo kumenya ubwiza bw'Imana buri mu maso ha Yesu Kristo. Abemeye ubutumwa bwiza ubwo baba bemeye kuvirwa n'umucyo. Biboneka mu Baheburayo igice cya 10 ku murongo 32. Ariko mwibuke iminsi ya kera uburyo mwihanganiraga imibabaro y'intambara nyinshi mumaze kuvirwa n'umucyo. Abatunganye umucyo ubavira mu mwijima, uvira ugira imbabazi n'ibambe agakiranuka. Biboneka muri Zaburi 112 ku murongo wa 4. Abamaze kuvirwa n'umucyo ni abamaze kwakira ubutumwa bwiza. Kandi umucyo ugereranya ijambo ry'Imana. Muri Zaburi harahamya ngo ijambo ryawe n'itabaza ry'ibirenge byanjye, ni umucyo umurikira inzira yanjye. Guhishurirwa amagambo yawe kuzana umucyo, guha abaswa ubwenge. Muri Zaburi 119 umurongo wa 105 n'130. Abamaze kwakira umucyo w'ubutumwa bwiza kandi bakemera umucyo wa Bibiliya bahinduye ibiremwa bishya n'uwo mucyo. Dusoma mu Efeso igice cya 5 ku murongo wa 8 kugeza ku wa 9 ngo kuko kera mwari umwijima none mukaba muri umucyo w'Umwami wacu. Nuko mugende nk'abana b'umucyo, kuko imbuto z'umucyo ari ingeso nziza zose no gukiranuka n'ukuri. Kandi nanone Pawulo arandika mu rwandiko yandikiye Abaroma igice cya 13 ku murongo wa 12 kugeza 14 ati ijoro rirakuze burenda gucya. Nuko twiyambura imirimo y'umwijima twambara intwaro z'umucyo. Tugendane ingeso nziza nk'abagenda mu mucyo, tutagira ibiganiro bibi, tudasinda, tudasambana, tudakora iby'isoni nke, tudatongana kandi tutagira ishyari. Ahubwo mwambara Umwami Yesu Kristo kandi muhe urwaho imibiri yanyu ngo ibone ko ikora ibyo yifuza. Nanone ariko umucyo ni Kristo. Yesu ubwe niwe wihamya ko ari umucyo w'isi. Muri Yohana cyaho cya 8 ku murongo wa 12. Yesu yongera kubabwira ati ninjye mucyo w'isi, unkurikira ntazagenda mu mwijima na hato, ahubwo azafite umucyo w'ubugingo. None rero ni mutyo tugende nk'abana b'umucyo, zuba ryo gukiranuka azaturasira afite gukiza mu mababa ye. Muri Malaki 3:20. Muri uwo murongo twasomyemo ngo Imana yita umucyo amanywa, naho umwijima iwita ijoro. Umucyo Imana yawuremeye gutegeka amanywa, kandi umwijima washyiriweho gutegeka ijoro. Ijoro rirangwa nuko hari umwijima, naho amanywa yo arangwa nuko hari umucyo. Buragoroba buracya. Iminsi y'Irema dukurikije igitekerezo cya Bibiliya ni ibihe bisanzwe by'amasaha 24. Imvugo ngo buragoroba buracya tubona mu Itangiriro igice cyaho cya mbere igaragaza iminsi isanzwe. Tugendeye kuri uyu murongo, umunsi utangira nimugoroba cyangwa izuba rirenze. Nk'uko tubibona mu Balewi igice cya 23 ku murongo wa 32, aho dusoma ngo mujye muziriza iyo sabato muhereye nimugoroba ku munsi w'uko kwezi wa 9 mugeze nimugoroba ku munsi wa 10. Kandi no mu Itegeko wa 2 igice cya 16 ku murongo wa 6 harabishimangira hati azabe ariho utambira umwana w'intama wa Pasika nimugoroba izuba rirenze mu gihe cyo kuva kwawe muri Egiputa. Rero byaba nta shingiro bifite kuvuga ko iyo mvugo isobanura iminsi isanzwe mu gitabo cy'Abalewi, noneho byajya mu gitabo cy'Itangiriro igasobanura imyaka ibihumbi n'ibihumbagiza. Mu Itegeko rya 4 Imana iributsa igitekerezo cy'Irema ko umunsi wahariwe igikorwa cy'Irema. Bityo isabato y'amasaha 24 yibutsa icyumweru gisanzwe cy'Irema. None rero iminsi iramutse yumvikanye nk'ibihe birebire cyane, isabato y'Itegeko rya 4 ryatakaza ubusobanuro bwaryo. Hari abantu benshi bitwaza mu isomo ryo mu rwandiko rwa 2 rwa Petero igice cya 3 ku murongo wa 8 ngo ku Mwami Imana umunsi umwe ni nk'imyaka 1000, kugira ngo bagaragaze ko iminsi y'Irema atari iminsi isanzwe y'amasaha 24. Nyamara bene abo ngabo bibagirwa gusoma igice giheruka cyo murongo kivuga ko imyaka 1000 ari nk'umunsi umwe.
abasobanura iminsi y'irema nk'aho ari imyaka amagana bashidikanya ukuri kw'ijambo ry'Imana nk'uko inzoka yabikoze igihe yashukaga Eva. Itangiriro cyaho cya mbere ku murongo wa 6 baravuga ngo Imana iravuga iti habeho isanzure hagati y'amazi rigabanye amazi n'andi mazi. Habeho isanzure hagati y'amazi. Imana yaremye ikirere kubw'ijambo ryayo rigabanya amazi n'andi mazi. Iryo sanzure ryari ryo gutandukanya amazi yo hejuru ndetse n'amazi yo hasi ku butaka. Itangiriro cyaho cya mbere ku murongo wa 7 ndetse n'uwa 8 haravuga ngo Imana irema iryo sanzure igabanya amazi yo munsi y'isanzure no hejuru yaryo, biba bityo. Imana iti iryo sanzure ijuru buragoroba buracya, uwo ni umunsi wa 2. Imana irema iryo sanzure, ubwo ni ikirere, ngo rigabanye amazi yo munsi y'isanzure. Ayo mazi yo munsi y'isanzure ni imigezi, inzuzi, ibiyaga n'inyanja. N'ayo hejuru yaryo, ayo hejuru yaryo yo ni amazi aba ari hejuru y'isanzure, aba ari imyuka y'urwokotsi aza kumanuka hano ku isi ari imvura, biba bityo. Imana yita iryo sanzure ijuru. Ijuru rivugwa aha ni ikirere cyegereye isi. Ku murongo wa 9 Imana iravuga iti amazi yo munsi y'ijuru ateranire hamwe ahumutse haboneke, biba bityo. Amazi yo munsi y'ijuru amaze guteranira hamwe maze ahumutse hakaboneka, icyo gihe nibwo habayeho inyanja, ibiyaga, imigezi n'inzuzi. Kandi mu Itangiriro cya mbere ku murongo wa 10 haravuga ngo Imana yita ahumutse ubutaka, iteraniro ry'amazi ryita inyanja. Imana ibona ko ari byiza. Imana hamwe n'ibiremwa byo mu ijuru bashimishijwe n'uburyo ahumutse aribwo butaka n'iteraniro ry'amazi ariryo nyanja byari bimeze neza. Mu gitabo cyitwa Mwuka w'ubuhanuzi volume ya mbere paje 24 nawe itarahamya ati icyo gihe isi yari nziza bitangaje, hariho imisozi n'udusozi, ibibaya, imigezi n'ibiyaga. Isi ntabwo ari ifite ibishanga bicuramye cyane, kandi imisozi ntabwo ari ihanamye cyane nk'uko iyo bimeze, ahubwo yari itunganye imeze neza mu miterere. Ibitare n'amabuye ntibyagaragaraga, ahubwo ahantu hose hari haringaniye, amazi yahoraga atemba. Tugeze mu Itangiriro cya mbere ku murongo wa 11 kugeza 13. Tubanze tuhasome. Haragira hati Imana iravuga iti ubutaka bumeze ubwatsi n'ibimera byose byerere imbuto ku butaka, n'ibiti byerere imbuto ku butaka zirimo utubuto twabyo. Igiti cyose cyere imbuto zikwiriye ubwoko bwacyo, nuko biba bityo. Ubutaka bumeze ubwatsi, ibimera byose byera imbuto zikwiriye amoko yabyo, n'ibiti byera imbuto zirimo utubuto twabyo zikwiriye amoko yabyo. Imana ibona ko ari byiza, buragoroba buracya, ni umunsi wa 3. Kubw'ijambo gusa Imana yaravuze, maze ubutaka bumeze ubwatsi, imboga, imbuto, ibiti by'amoko yose n'ibindi bimera byose by'andi moko, kubw'ijambo gusa. Makumyabiri n'abahanuzi paje 18 haravuga ngo iyo warebaga hose amaso yakubitanaga n'ibiti by'igikundiro n'indabo zishimishije. Impinga z'imisozi zariho ibiti by'inganzamarumbo ubu ngubu tutabona. Ku murongo wa 14 kugeza 19 muri icyo kinyine cya mbere turimo turesoma cyo mu Itangiriro aragira ati Imana iravuga iti mu isanzure ry'ijuru habeho ibiva bitandukanye amanywa n'ijoro, bibereho kuba ibimenyetso no kwerekana ibihe n'iminsi n'imyaka, bibereho kuvira mu isanzure ry'ijuru kugira ngo bivire isi. Biba bityo. Imana irema ibiva bibiri binini, ikiva kinini cyo gutegeka amanywa n'igito cyo gutegeka ijoro, irema n'inyenyeri. Imana ibishyirira mu isanzure ry'ijuru kugira ngo bivire isi kandi bitegeke amanywa n'ijoro, bitandukanye umucyo n'umwijima. Imana ibona ko ari byiza, buragoroba buracya, uwo ni umunsi wa 4. Mu isanzure ry'ijuru habeho ibiva bitandukanye amanywa n'ijoro. Hari abahanga mu by'iyobokamana basobanura uyu murongo nabi, bakavuga ko izuba, ukwezi n'inyenyeri bitaremwe kuri uyu munsi, ngo byari biriho kuva mbere na mbere. Nyamara siko bimeze. Ubwo Imana avugaga iti habeho ibiva kugira ngo habeho, yari itegetse ko bibaho icyo gihe. Kandi kuba Imana yaravuze ngo habeho ibiva, ibyo biva yari itegetse ko bibaho nibyo izuba, ukwezi n'inyenyeri.
none ni ukubera iki Imana yaremye ibiva bitatu? Ni ukugira ngo bibereho gutandukanya amanywa n'ijoro, kandi ni ukugira ngo bibereho kwerekana ibihe, iminsi n'imyaka, ndetse kwari kugira ngo bibereho kuvira mu isanzure ry'ijuru kugira ngo bivire isi. Ikiva cyo gutegeka amanywa cyabaye izuba, icyo cyo gutegeka ijoro kiba ukwezi ndetse n'inyenyeri. Ariko ubundi ubusobanuro bwabyo mu by'umwuka ni ubuhe? Izuba ni ryo soko y'umucyo n'urumuri, none mu by'umwuka rigereranya ibyanditswe byera ariyo Bibiliya. Ukwezi gukomora umucyo ku zuba, none rero mu by'umwuka ukwezi kugereranya ababwiriza n'abavugabutumwa bose, nibo bakura umucyo mu byanditswe byera maze bakamurikishiriza abandi. Naho inyenyeri zimurikisha umucyo wazo umucyo mukeya ariko wazo. Mu by'umwuka zigereranya umwizera wakurikiye agakiza. Inyenyeri zigereranya umwizera wakiriye agakiza. Mu Itangiriro cya mbere ku murongo wa 20 kugeza 23 niho tugeze, ahanditse ngo Imana iravuga iti, amazi yuzuremo iby'ingenzi byinshi cyane bifite ubugingo, kandi inyoni n'ibisiga biguruke mu isanzure ry'ijuru. Imana irema ibifi binini byo mu nyanja n'ibintu byose byigenza bifite ubugingo. Amazi biyuzuramo nk'uko amoko yabyo ari. Irema n'inyoni n'ibisiga byose nk'uko amoko yabyo ari. Imana ibona ko ari byiza. Imana ibiha umugisha iti, mwororoke mugwire mwuzure amazi yo mu nyanja, inyoni n'ibisiga byororoke mu isi. Buragoroba buracya, uwo ni umunsi wa 5. Kuri uyu munsi wa 5 Imana yaremye ibiremwa byose byo mu mazi uko amoko yabyo ari, kandi Imana yaremye ibiremwa byose byo mu kirere biguruka uko amoko yabyo ari. Imana ibiha umugisha. None no kubera iki Imana yahaye umugisha ibiremwa yaremye ku munsi wa 5 ariko niha umugisha ibiremwa yaremye ku munsi wa 4? Mu by'ukuri uyu mugisha uvugwa aha ni ukororoka ibyo biremwa bikuzura mu mazi, ibindi bikuzura mu kirere. Ku murongo wa 24 na 25 aragira ati, Imana iravuga iti, isi izane ibifite ubugingo, amatungo n'ibikururuka nk'uko amoko yabyo ari, n'inyamaswa zo mu isi nk'uko amoko yazo ari. Biba bityo, Imana irema inyamaswa zo mu isi nk'uko amoko yazo ari, n'amatungo nk'uko amoko yayo ari, n'ibintu byose bikururuka hasi nk'uko amoko yabyo ari. Imana ibona ko ari byiza. Amatungo n'inyamaswa zo mu ishyamba, ibikururuka hasi, ibyo byose byaremwe ku munsi wa 6. Ariko kuri uwo munsi wa 6 ntabwo Imana yaremye ibyo ngibyo gusa, ahubwo Imana yaremye n'umuntu. Mu Itangiriro cya mbere ku murongo wa 26 haragira hati, tureme umuntu mu ishusho yacu ase natwe, batware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere, n'amatungo n'isi yose n'igikururuka hasi cyose. Mu mwuka w'abahanuzi volume ya mbere paje 24 haragira hati, umuntu aremwe nyuma y'ibindi biremwa byose. Ubwo isi yari imaze kuremwa n'inyamaswa zose zimaze kuremwa, nibwo Imana Data na Mwana basoje umugambi wabo bari baragize kuva kera na mbere y'uko Satani agwa wo kurema umuntu mu ishusho yabo. Bari barafatanyirije hamwe kurema isi ndetse n'ikinyabuzima cyose kiriho. Noneho Imana ibwira umwana wayo iti, tureme umuntu mu ishusho yacu. Mu bakurambere n'abahanuzi naho harakomeza habishimangira hati, umuntu yagombaga kugaragaza ishusho y'Imana haba mu bigaragarira inyuma no mu mico yayo. Kristo gusa niyo shusho ya Data wa twese. Ariko umuntu we yaremwe asa n'Imana. Kamere yari ihuje n'iby'Imana ishaka, kandi ubwenge bwe bwari bufite ubushobozi bwo gusobanukirwa n'ibintu by'ubumana. Umuntu yari afite urukundo rutagira amakemwa, kandi ategekaga irari ry'umubiri we, bityo yari itunganye kandi akanezezwa no gusa n'Imana ndetse akagendera mu bushake bwayo. Abakurambere n'abahanuzi paje ya 19. Umunyezaburi arahamya ati, wenze kumugira nk'Imana aburaho gato. Umwambiko ubwiza n'icyubahiro nk'ikamba, wamuhaye gutegeka ibyo waremesheje intoki zawe, wamweguriye ibintu byose ubishyira munsi y'ibirenge bye, wamuhaye gutwara intama zose n'inka n'inyamaswa zo mu ishyamba nazo n'ibiguruka mu kirere n'amafi yo mu nyanja n'ibinyura mu nzira zo mu nyanja byose. Biri muri Zaburi ya 8 umurongo wa 6 kugeza ku wa 9.
kandi Imana yabwiye abantu iti batware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga n'amatungo n'isi yose n'igikururuka hasi cyose. Bivuze ko nk'uko tubisoma mu Makurambere n'Abahanuzi paji 19 ko umuntu yashyizweho nk'uhagararira Imana ngo abe umutware w'ibindi byaremwe. Ibindi biremwa bidafite ubwenge nk'ubw'abantu ntibishobora gusobanukirwa cyangwa kumenya ubudahangarwa bw'Imana ishobora byose, ariko kandi byahawe ububasha bwo gukunda no gukorera umuntu. Mu busobanuro bwa Ibiri volume ya mbere paji y'1881 haragira hati: kubera ko Uwiteka ari we imiryango yose yo mu isi no mu ijuru yitirirwa, mbega urukundo rutarondoreka rurakomeye ntirugerwa. Imana yaremye isi kugira ngo yagure ijuru. Imana yifuzaga kugira umuryango mugari ugizwe n'ibiremwa byera yaremye. Naho ku murongo wa 27 mu gice cya mbere cy'Itangiriro agira ati: Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo, yari afite ishusho y'Imana niko yamuremye, umugabo n'umugore niko yabaremye. Ababyeyi bacu ba mbere Imana yabahaye umugisha wo kororoka bakuzura isi, nibo abatuye isi bose twese dukomokaho. Imana yaremye umuntu mu ishusho yayo bwite. Ahangaha nta mayobera ahari. Mu gitabo cyitwa Abahungu n'Abakobwa b'Imana paji ya 7 haragira hati: abo bantu bombi bari bamaze kuremwa ntabwo bari abana b'Imana gusa bo kwitabwaho na Data wa twese, ahubwo nanone bari abanyeshuri bwo kwakira amabwiriza aturutse ku Muremyi uzi byose. Igihe cyose bagendererwaga n'abamarayika kandi bakagirana ubumwe n'Umuremyi wabo, nta nkomyi cyangwa inzitizi byaharangwaga. Imana yaremye umuntu ari ikiremwa gihebuje. Niwe wenyine waremwe mu ishusho y'Imana, yashobora gusobanukirwa kamere y'Imana, agashyira hamwe n'Umuremyi kandi akamenya imigambi y'Imana. Kandi dusomye Itangiriro igice cyaho cya mbere ku murongo wa 28 turasoma ngo: Imana ibaha umugisha irababwira iti: mwororoke mugwire mwuzure isi, mwimenyereze ibiyirimo, mutware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'ibintu byose bifite ubugingo byigenza ku isi. Mu gitabo cyitwa Ubusobanuro bwa Bibiliya volume ya mbere paji 1081 harabisobanura hati: abo mu ijuru barishimye kandi banezezwa no kuremwa kw'isi n'umuntu. Abantu bari beza kandi batunganye, bari bararemwe mu ishusho y'Imana kandi Imana yabaremeye gutura mu isi. Mu rwibutso nteguza ku wa 11 Gashyantare mu 1902 haravuga ngo bari babayeho bafitanye ubumwe bw'umurungu ukomeye n'ijuru, kandi bahabwaga imbaraga ziturutse kuri soko y'imbaraga zose. Kugenderwa n'Imana byatumye babaho ubuzima buboneye butarangwamo ikibi. Imana yagennye ibyo kurya bigomba gutunga umuntu. Ntibyari umugambi wayo kubona umuntu abura ubuzima, nta rupfu rwagombaga kuza muri Edeni. Imbuto z'ibiti byo muri iyo ngobyi zari ibyo kurya bikwiriye umuntu yarakeneye. Kugira ngo tumenye ibyo kurya birusha ibindi kuba byiza, tugomba kwiga umugambi Imana yagiriye umuntu katanga ka mbere ku byerekeranye n'ibizamutunga. Yaremye umuntu kandi igasobanukirwa n'ibyifuzo bye, yahaye Adamu ibyo kurya bye. Amaze kuva muri Edeni kubera umuvumo w'icyaha, uwo muntu kugira ngo abone ibyo kurya bimutunga, yahawe uburenganzira bwo kurya imboga zo mu murima. Ku murongo wa 29 w'igice cya mbere naho turasoma ngo: kandi Imana irababwira iti: dore mbahaye ibimera byose byera imbuto biri mu isi byose, n'igiti cyose gifite imbuto zirimo utubuto twacyo bizabe ibyo kurya byanyu. Ibyo ni byo biribwa Imana yageneye ibiremwa byayo. Mwimenyereze ibirimo mutware. Akwambere n'Abahanuzi paji 19 aravuga ngo yashyizweho nk'uhagararira Imana ngo abe umutware w'ibindi byaremwe. Ibindi biremwa bidafite ubwenge nk'ubw'abantu ntishobora gusobanukirwa cyangwa kumenya ubudahangarwa bw'Imana ishobora byose, ariko kandi byahawe ububasha bwo gukunda no gukorera umuntu. Kandi mu gitabo cyitwa Inama ku mirire n'ibyo kurya paji 80-81 haragira hati: ibinyampeke, imbuto n'imboga nibyo byo kurya Umuremyi wacu yaduhitiyemo. Ibi nibyo byo kurya iyo biteguwe mu buryo bworoheje kandi busanzwe, nibyo biduha intungamubiri kandi bigatuma tugira amagara mazima.
bitwongerera imbaraga, ubushobozi bwo kwihangana n'ubushobozi bw'intekerezo. Hano birumvikana ko ibyo kurya Imana yageneye abantu ni ibinyampeke, imbuto n'imboga, n'ibyo kurya Umuremyi wacu yaduhitiyemo. Umwuka w'abahanuzi aravuga ngo, Umwuka w'abahanuzi volume ya mbere paje 25. Mu busitani Imana yashyizemo ibiti by'amoko yose kandi by'ingirakamaro ndetse byiza. Hari harimo ibiti bifite imbuto ziryoha bigaragara neza iyo wabyitegerezaga. Byari bifite impumuro nziza kandi byose Imana yabigeneye umuntu ho ibyo kurya. Hari hariho imizabibu myiza y'igikundiro miremire kandi ifite imbuto ziremereye kubera ubunini birenze ibyo umuntu yabonye amaze gucumura. Imbuto zari nini kandi zifite amabara atandukanye kuko zimwe zajyaga gusa n'umukara, ikigina, umutuku n'icyatsi cyerurutse. Imana ntiyahaye umuntu uruhushya rwo kurya inyama, usibye gusa nyuma y'umwuzure. Ikintu cyose cyagombaga gutunga umuntu cyari cyarimbutse, bityo Uwiteka abona ko Nowa n'umuryango we babikeneye, abaha uruhushya rwo kurya inyama z'amatungo mazima kandi atazira. Yarajyanywe mu nkuge, ariko inyama ntibyari ibyo kurya bifitiye akamaro gakomeye umuntu. None niba bimeze bityo, ni ukubera iki muri iki gihe abantu barya inyama? Ku Itangiriro cya mbere ku murongo wa 30 harakomeza hagira hati, kandi inyamaswa yose yo mu isi n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'ikintu cyose gikururuka ku isi gifite ubugingo mbihaye ibimera bibisi byose ngo bibe ibyo kurya byabyo. Biba bityo. Gutungwa n'ibindi bitari inyama ni wari umugambi w'Imana. Inyamaswa nazo zahawe ibimeraho ibyo kurya. Muri Zaburi 114 aravuga ngo, amereza inka ubwatsi, ameza imboga zo kugaburira abantu kugira ngo abakurire umutsima mu butaka. Umusaruro wa Ibiri volume ya mbere paje 181 aravuga ngo, Uwiteka ahaye ubuzima bwe ibiti n'imizabibu mu Irema. Ijambo rye rishobora kongera cyangwa gutubya imbuto zo ku butaka. Iyo abantu bahugukiraga kumenya isano iri hagati y'ibyaremwe n'Imana yabiremye. Ibiti tubona biba bihunze imbuto ni impano y'Imana. Kubw'ibyo izo mbuto dufite mu ntoki zacu tuzikesha ubuntu bw'Imana. Kenshi cyane nagiye nerekwa ko Imana igarurira abantu bayo ku mugambi wayo wa mbere ari wo kwirinda gukoresha inyama. Ishaka yuko itwigisha abandi inzira irushaho kuba nziza. Nitureka inyama tukirinda no kuzirarikira, ahubwo tugatoza abantu kurushaho gukoresha amatunda n'impeke, tuzaba dukurikije umugambi Imana yari idufitiye kuva mbere hose. Inyama ntizizaba zigikoreshwa n'ubwoko bw'Imana. Biboneka mu gitabo cyitwa Inama ku mirire n'ibyo kurya, paje 323 ndetse na paje 81. Imana yashimishijwe cyane n'ibyo yari imaze kurema, Imana ibona ko ari byiza. Tugiye gusoreza ku murongo wa 31 w'Itangiriro cya mbere, ahagira hati, Imana ireba ibyo yaremye byose nuko byari byiza cyane, buragoroba buracya, uwo ni umunsi wa gatandatu. Iryo rema ritunganye ntiryagiraga ikizinga n'icyaha cyangwa igicucu cy'urupfu. Igihe inyenyeri zo mu ruturuturu zaririmbiranaga zikiranya, abana b'Imana bose bakavuza impundu z'ibyishimo, Umuremyi ukomeye yashyizeho imfatiro z'isi, isi yose ayitaka ubwiza kandi ayuzuza ibintu byose umuntu akeneye. Biboneka mu gitabo cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi, paje yaho 20 muri icyo gitabo. Ni mutyo dusoreza aha ngaha. Ubutaha tuzakomerezaho n'igice cyaho cya kabiri cy'Itangiriro. Ni mutyo dusenge. Data twese uri mu ijuru, urakoze cyane kubw'ijambo ryawe umaze kuduhuguza. Tugushimiye uburyo udahwema kutwitaho uko bwije n'uko bukeye. None amagambo yawe umaze kuduhuguza utubashishe kuyashyira mu bikorwa. Mwuka wera adushoboze guhindura imigenzereze itari myiza twagiraga ihabanye n'ijambo ryawe, aba ari wo kutwunganira no kutwifashiriza, utwiyoborere muri byose. Ikirutaho ugiye kwitegura kuri bugufi kugaruka, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu. Amen.